Ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere, inkuru tugiye kuganiraho uyu munsi imaze iminsi icicikana ngo nisubiranamo n'iterana ry'amagambo hagati ya Trump na Zelensky wa Ukraine. Ariko se bimeze gute? Reka nze mbikunyuriremo umenye aho bivana aho bijya. Mbere yo kubyinjiramo rero reka manze nkwibutse ko nanditse igitabo kuri Ukraine imyaka 10 mbere yuko iriya ntambara ya Ukraine iba. Bukeye biraba ariko ntibingira umuhanuzi. Ubanze umenye ko ibyo ngiye kubwira mfite aho biba byaturutse. Shalom Bashem Elohim Adonai maze anahnu holochim lilochot hayom. Tugiye kuganira iki uyu munsi ku iterana ry'amagambo hagati ya Zelensky na Trump. Ikinamico rikomeye ariko namye ndibazaho ndavuga nti Amerika irimo irasheta Ukraine ijye mu ntambara. Buriya uzajya kubona ubone bazanye undi mu president atangiye kwigira ntibindeba ngo yerekane ko ntaho ahuriye nabyo akaba ari byo biri kuba. Turebe rero impamvu Zelensky, impamvu ya mbere yagiye hariya, impamvu yavuze ari amagambo, yateranye amagambo na bari ba Trump, byagenze gute. Biriya byose no mupango byari byanditse neza biteguye tigute. Icyambere nta hantu wari wabona nari mu president ajya muri White House ngo aterane amagambo. Wenda bishobora kuba biba ntibabyerekana ku mavideo, ariko wakibaza impamvu uyu munsi babyize hanze kugira ngo bigaragarire isi yose. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo berekane ko Trump nta hantu ahuriye n'iriya ntambara yabaye muri Ukraine. Ibyo byemezwa n'iki? Kubera ko ahora iteka yama abishinja Biden ngo ni umuntu udafite ubwenge wateje intambara. Ariko biriya bintu wibuke ko ni umupango muremure wapanga w'imyaka 10-20-30 ku buryo noneho icyo bari bagamije bateza iriya ntambara cyarangiye, undi agahita azayigize marayika w'umucyo. Ibyo narabikubwiye, ndabigusesengura neza, nkubwira neza ko Trump azaza yigize marayika w'umucyo ariko afite gahunda ndende, agenda yo kurangiza ibintu ku mugaragaro. Kuki rero ntambara yabaye? Wibuka iriya ntambara igitera, minisitiri w'intebe wariho muri Israel Bennett yahise yirukankira kwa Trump mu Burusiya kujya kuganira nawe ibyo baganiriye sinzi byari. None uyu munsi imyaka 3 ishize iriya ntambara itangiye, wibuka baye muri 2022 bivuze ngo iriya ntambara bayiteje kugira ngo bayobye abantu burari kubera ibintu by'inkingo bari barimo. None ubu gahunda zararangiye, bamaze kumenya ingufu z'Uburusiya uko zihagaze, bashese Ukraine, abaturage barapfa, igihugu kirasenyuka. None bazanyura mu president wabo hariya kugira ngo noneho babigire urwiyerurutso. Wibuke uko bamubwira, uko bamutongera, nuko yihagararaho. Biriya bintu byose biri scripted, yaje abizi amagambo agomba kuvuga, ugomba kwitwara nabo uko bagomba kumusubiza. Tigute kugira ngo bereke isi yose, amahanga yose ko ba Trump, aba Republicans nta hantu bahuriye na biriya bibazo by'intambara byabaye muri Ukraine. Bivuze iki rero? Ni ukugira ngo bongere bigarure icyizere cya Putin, ariko ntibishoboka. Nimba mbibona kubera ko mbirimo nyine bimazemo igihe, no vuba Putin we biriho arabizi neza ko ari kinamico barimo. Rya kinamico rero benshi bari kuvuga ngo bizajya mu mateka y'ikiremwa muntu. Ariko rero isi ukavuga ati mana, iyi si Hosea 4:6 ubwoko bwanjye burimbutse kubera kutamenya. Biriya bintu ku muntu bizi, umuntu uri mu ijambo, umuntu ufite ubumenyi, biragayitse nibyo gutwenza ahubwo wa mugani w'abarundi. Ni kinamico. Hari ababonye bari kwerekana Putin yicariye afite popcorn arimo arareba yasetse, nahise nseka mbona ko nanjye niko ndi kubireba. Tigute baramuzana bakamubwira uko bamufashije mu ntambara, akababwira ko atari bari ba president icyo gihe, kavuga ati ni igihugu cyahaye amafaranga intambara yanyu billion 250. Urabyumva? Ayo ni amafaranga waha ibihugu bya Afrika bigatanga mu bukene, bigaseza ubukene burundu. Kuki rero rya kinamico rije uyu munsi? Nuko bamaze kubona ko bararwiyambitse, amahanga yose arabamenye, nta muntu utazi Amerika ko ariyo yahanuwe mu ijambo ry'Imana
Amerika niyo Babuloni yahanuwe mu ijambo ry'Imana igomba kurangira, turi mu bihe byayo bya nyuma. Noneho bamaze kubona iriya ntambara bateje kugira ngo bashete Ukraine bakabona ko batakitsinze, bagize plan B. Plan ya mbere bari bazi ko wenda bazajya mu ntambara bakata ku Burusiya, ariko bararebye baravuga bati ibi ntibishoboka, nituramuka tugiyemo twese hazaba intambara ya nuclear war. Aribyo wumva Trump ashinjura Zelensky avuga ati ngo uzikuri gukina n'intambara ya gatatu y'isi. No kuvuga iki barabizi neza, bararebye babona ko ntabwo bari tayari igihe nikiragera, bari babitinije. Noneho plan B ni iyihe? Plan ya kabiri bari bafite ni iyihe? Niyo kuza hariya bagatamaza, bakikirisha ikinamico cyo gutamaza uriya perezida wa Ukraine, bamwita umunyagitugu, bamwita ko ari umusazi, ibintu yakoze bidashoboka, ko afitiye urwango Putin, byose bakabimwegekaho. Ariko we bamuhaye inyandiko script imubwira iti ugomba kwemera, kubera ko bamujyana muri ya ntambara afite script yose ko yari imeze kuva intambara itangira kugera irangiye. Bari babizi, bashese igihugu cyabo. Noneho iyo script araza nawe ayishyira hanze, aravuga ati dore mwaraniranye byagenze gutya na gutya, kugira ngo bigaragare ko ari we wabyijyanyemo, Amerika itari kumwe nawe. Kumbi Trump nawe azavuga ati twaragufashije n'ibyo byose. Trump agasubiza akavuga ati ntabwo ari njye wari perezida, ariko umuperezida wari uriho udafite ubwenge niwe ukoresha amakosa niyo byagenze gutya na gutya. Noneho bigaragare nkaho ba Trump nta hantu bahuriye n'ibi bintu by'intambara, baze noneho bashake kongera kwigina inshuti n'Uburusiya n'ibindi bihugu kugira ngo bigarure icyizere mu mahanga, batera icyizere, ariko ntibishoboka. Abantu bose barabamenye. Ni ukuvuga ngo uriya ni umupango muremure, narabikubwiye mubwire ko Trump yaraje abaho perezida gato, babona gahunda zabo batagomba kuzirangiza. Trump akoze impande ebyiri zikurikiranye, ariyo mpamvu bazanyemo Biden. None uyu munsi dore biri kwigaragaza, kubera ko iyo Trump abaho iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine ntiyari kuba. Iyo Trump ahita kubita impande ebyiri zikurikiranye, biragaragara ko ntabwo yari kuzana iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Tigute barajya bavuga bati reka nze nigize marayika w'umucyo, manda ya mbere ayirangiza abantu bavuga bati bamwibye amajwi. Urabona haba akavuyo cyagiye, urabyibuka muri Capitol Hill, hazaho Biden ku kaburembe. Narakubwiye ni Biden bamushyizeho, avuyeho noneho bamukoresha ibintu by'intambara, kubera ko ari umugambi wabonye Trump atagombye kwijandikamo kugira ngo bamukoresha izindi gahunda ziri inyuma, gahunda Trump afite inyuma. Biden manda irangiye, Trump ahita agaruka avuga ati ntimureba uriya musazi bahaye ubutegetsi niwe wakoze ibintu byose, twebwe turabere, twebwe nta duhurira bira by'intambara, twebwe turi abantu b'abanyamahoro. Urabona, niyo mpamvu rero babonye ko nta kundi babigenza, bakorera kiramico na Zelensky azafite script yiyize umuntu uri serious. Ahubwo naratangaye ukuntu bakiri kiramico ukaba utamenya, abantu batabirimo batabizi, ushobora kugira ngo ni ibintu biri original. Ya bintu byose ni ibintu bafabrice, barabyandika, babifata mu mitwe, noneho barangije baza babishyira hariya ku karubanda. Nawe wibaze impamvu babishyize ku karubanda. Ni ibintu byo guseka cyane kabisa ku bantu babyumva, ariko utabyumva aravuga perezida wa Ukraine bamwemeje, bamubwiye ibintu bya hatari. Uziko burya na perezida w'abazungu burya nabo bagenda bikandagira, baba bagiye gusaba hariya muri White House. Benshi niko bari kwibaza, buriya ni script, ni ibintu bateguye kugira ngo bikuraho ikimwaro kiriya ntambara byo muri Ukraine. Noneho umva ukuntu Zelensky nawe yivugisha, aravuga ati dushobora kujya mu biganiro na Putin, ariko habaye ibyangombwa bikurikizwa, habaye ibintu by'amasezerano yo gukurikiza. Putin arabazi, nta mwanya afite wo ataho namwe ngarajya mu biganiro ngashyiraho amasezerano. No kuvuga niba mbizi, ibaza abantu bose bagaragiye Putin, ririya kinamico bararebye baraseka, baravuga ati abana ahubwo nta bwenge bafite. Nanjye nahise mvuga ati nta bwenge bafite kuko nishoye mu ntambara babizi, babireba. None dore amahanga yose amaze kubamenya, bazanye ririya kinamico. Nzi neza ko urebe ku binyamakuru byose bikomeye, amakomenti yose bayifunze kugira ngo abantu batinigura bavuge icyo bitekerezo, kuko biteye isoni n'ikimwaro kubona igihugu nka Amerika gikora ikinamico rimeze kuriya kugira ngo bayobye uburara abantu, kandi abantu bose bamaze kumenya. Nuvuga ngo nyine igihugu kiri kurimbuka, kiri kurangira, nubwo tubizi mu ijambo ry'Imana uko ibihugu byose byarangiraga, birangira byishyize ku karubanda, bibaye ibihugu biciriritse. Wibuke Imana ukuntu yakunze Egiputa, irayitatanya, imaze kuyitatanya iravuga iti Imana, ngewe ndi Imana ikomeye,
batatanyirije mu mashyanga yose mu mpande enye z'isi, ariko nzabagarura mumeze nk'ubwami buciriritse busekwa na buri muntu wese. Amerika rero nayo yarahanuwe, Babuloni ngiyo iraguye hunga, yahanuwe ko izakorozwa isoni n'ikimwaro kuko ari Imana yashyize hejuru cyane, none ihirima ryayo n'irindimuka rya Amerika rikaba rizatuma abantu bose baca bugufi. Abantu bose bazaca bugufi. Urabona ko biri kuba abantu bose baba baseka, ibihugu by'Abarabu biraseka, Afurika iraseka, Burayi buraseka, hose baraseka. Ni ukuvuga ngo ibintu barimo ni nk'urucabana, ni nk'ibintu byo kwigira nkana, bakigiza nkana kuko bazi neza ko ababurana ni babiri, umwe abayigiza nkana. Baraburana na Trump nako arimo araburana na Zelensky, bapfa ibintu bamushesemo. Trump yari abizi kuko Trump yagiye kuva ku buyobozi manda ya mbere, gahunda yoza yizi, script yizi ko avaho hakazamo Biden akazagaruka. Ibyo byose narabisobanuye, mubwira ko Trump agomba kugaruka kugira ngo arangize ziriya misiyo zose yatangiye. Hari misiyo ya kiriya giceri ya Israel, buriya gahunda zose zigendera kuri Israel kugira ngo bakomeze bahishe ubwoko bw'Imana, ko ubwoko bw'Imana nyabwo ari Yuda, bariya birabura bari muri Amerika n'ubundi bwoko 10 bwabure muri Afurika, kugira ngo bataza ahagaragara ukuri kumenyekane. Byose nicyo bigamije. Baravuze ngo impamvu mwereka ko nicyo bigamije ari ibintu bikomeye cyane. Tekereza nawe umuperezida w'igihugu kuza kugira ngo bamutongere, bamubwire amagambo nk'ariya nk'aho babwira umwana w'igitambambuga. Urabona ko ibintu barimo umukino urimo ni match ikomeye cyane irenze ubwenge bwa muntu ku mitekerereze y'abantu batekereza bya buri munsi. Nta hantu byari byaba ku isi. Iyo ibintu bibaye rero bibara amateka yego, ariko kugira ngo bibe igihe nk'iki bibere muri White House, ari amagambo abeho, baterana amagambo kuriya perezida wa Amerika na vice perezida wa Amerika na perezida wa Ukraine, abantu bicare kuri baterana amagambo. None Trump arangize avuga ati ngo ndabizi ko ibintu bigiye gutuma televiziyo ibona abantu, abakiriya n'abaviewers benshi cyane. Barabizi nyine ni ikinamico barimo, abantu bose babihanze amaso. Mu gihe babihanze amaso bari gukora ibindi ku ruhande, aba Elon Musk ibintu byose barimo byo gukora Mark of the Beast, cya kimenyetso umubare n'izina by'inyamaswa bagiye kuzana, byose niho gahunda igana. Urabona rero kugira ngo basacrificing Ukraine, perezida wabo bamuzane bamumwazi kuriya, yihagarare yidefande kugira ngo noneho byose bimujyeho, yemerere bimujyeho. Ni ukuvuga ngo yemeye kubitangira. Baramubwiye bati dore tugiye gutangira intambara muri Ukraine, turashotora Uburusiya buze bugutere bukuvune, ariko noneho mu nyuma dore gahunda uko imeze. Usibye ko buriya n'umupango wose nawe ntaga ufite, we bamubwira ibyo akora. Uriya perezida wa Ukraine Zelensky baramubwira bati dore ibyo ngomba kugeraho n'ibi, gahunda yose buriya nawe ku murongo afite bike, bamubwira bike, ibindi biza nyuma ntago babimubwira. Nka buriya ajya kuzara muri White House baramubwira bati dore ibibazo turi buganireho, dore ukuri bw'idefande, dore ukuri busubize. Ashobora kuba yarameze nk'amezi 4-5 abyitoza kugira ngo bigaragare nkaho ari kubivuga bivanye ku mutima, biri real. Kandi wibuke ko uriya mu perezida wa Ukraine yamye ari umukinnyi w'amafilimi, ari umukomedian. Urumva ko gufata script mu mutwe kugira ngo ayimenye y'iminota 10 gusa ni ibintu byoroshye kuri we. Bo baraza nyine bakigira tough ba Trump, bakamubwira nkaho bari kuvuga nyine by'ukuri, kuko nyine urebye mu kuri ba Trump nta hantu bari bahuriye n'iriya ntambara, ariko nyuma y'inyegamo bose baba bari kumwe. Nkuko nakubwiye ko ari amababa abiri y'inyoni imwe, ariko inyoni imwe, yaba ba Biden ba Trump bose bari kumwe. Biriya rero byo kubwira perezida wa Ukraine kuriya no kugira ngo bivane mu gasuzuguro, noneho agasuzuguro isi yose yeretse Amerika, kubera ko twamenye ibyabo, ariko amazi yarenze inkombe. Is too late. Twarabamenye nubwo batabimenye, twarabamenye. Rero rya ni ikinamico rikomeye cyane yerekana ko Amerika igeze ku buce, irimo irarangira ihima ryayo uko ryahanuwe muri Bibiliya. Nta gishobora kurikumira, kuko ibyo bakoze amarira y'abana b'Imana yageze ku marembo y'ijuru. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.